ngo kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya 11, kandi azibukira ibibi akora ibyiza. Intego yacu ni ngo dushaka ibyiza, twe gushaka ibibi kugira ngo tubeho. Ndagira ngo rero wankurikiye, ndashaka gusubira muri aya magambo kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. Umurongo wa 11, kandi azibukira ibibi akora ibyiza, ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Ndagira ngo uyu mwanya rero umuntu wifuza kubaho ari ushaka gukunda ubugingo kandi akaba yifuza kubona iminsi myiza, amahoro akamugera akagera mu rugo rwe, azibukira ibibi akora ibyiza, azibukira ubusambanyi, azibukira ubujura, azibukira ubwicanyi, azibukira ubusinzi, azibukira ingeso mbi z'uburyo butandukanye, akora ibyiza. Haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Ndi mwene so muri Kristo Yesu, Pastori Iyakabumbye Etienne. Bityo rero nkuko tumenyeranye, ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, igice cya 5 umurongo wa 14. Amosi igice cya 5 umurongo wa 14, niho ngira ngo dusome twumve gushaka kw'Imana. Gusa ndabizi nabahaye ubuhamya muri make, nibundi igihe kizagera nongere ncumbure mbaho ubuhamya bugendanye nuko Imana igira neza itabara abayiringira. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Amosi igice cya 5 umurongo wa 14. Handitswe iri jambo ngo mushaka ibyiza mwe gushaka ibibi kugira ngo mubeho, nibwo Uwiteka Imana Nyiringabo izabana namwe nkuko mwibwira. Ni iri jambo ngira ngo tuganireho, rifite intego ivuga ngo dushaka ibyiza twe gushaka ibibi kugira ngo tubeho. Intego yacu iravuga ngo dushaka ibyiza twe gushaka ibibi kugira ngo tubeho. Iyi ni inama yatanzwe n'umuhanuzi Amosi, kuko yabonaga abantu bakeneye kubaho kandi natwe dukeneye kubaho. Umuntu wese wavutse aba yifuza kubaho kandi aba yifuza kurama, akifuza amahoro. Hanyuma rero Amosi atanga inama, aravuga ati mushaka ibyiza mwe gushaka ibibi kugira ngo mubeho, nibwo Uwiteka Imana Nyiringabo izabana namwe nkuko mwibwira. Iri jambo iyo urisomye muri Bibiliya y'Igiswahili usanga rivuga ngo tafuteni mema wala si mabaya mpate kuishi, hivyo Bwana Mungu wa majeshi atakuwa pamoja nami kama msemavyo. Bivuga ngo mushaka ibyiza mwe atari ibibi ngo kugira ngo mubeho, nibwo Uwiteka Imana cyangwa se mubone kubaho. Ukurikije Igiswahili, nibwo Uwiteka Imana Nyiringabo izabana namwe nkuko muvuga. Bibiliya y'Icyongereza ikavuga ngo seek good and not evil, that you may live, so the Lord God of hosts will be with you as you has spoken. Nuko iri jambo likavuga ngo seek good and not evil, that you may live, so the Lord God of hosts will be with you as you have spoken. Bivuga ngo mushaka ibyiza atari ibibi kugira ngo mubeho, nibwo Uwiteka Imana Nyiringabo izabana namwe nkuko mwavuze. Ukurikije Icyongereza, ndagira ngo iri jambo turikurikirane. Abantu dushaka kubaho, abantu dushaka amahoro, dushaka ko Imana ibana natwe,
ariko ntabwo tuzi icyakorwa kugira ngo Imana ibe hafi yacu. Ariko tuhawe igisubizo mu ijambo ry'Imana ngo turasabwa gushaka ibyiza aho gushaka ibibi. Mbere y'uko nakomeza n'ubusobanuro bw'iri jambo, ndabanza nsenga Imana kugira ngo Imana ibe hafi yanjye kuva ntangiye kugeza nsoje, mbone kugira neza kwayo. Imana Data wa twese uhoraho, mu izina rya Yesu, urakoze cyane kubw'iri jambo ukunze ko nsoma. Ngusabye imbaraga kugira ngo ube hafi yanjye kuva ntangiye kugeza nsoje, ne kuba njye nyine. Ndizera ko uri hafi yanjye Mana, mu izina rya Yesu. Oh God, our Father, I ask you to be with me from the beginning to the end. Ndizera ko uri hafi yanjye kugeza kuva ntangiye, kuva mu ntangiriro kugeza ku nyusirizo y'iri jambo. Gushaka ko gukora iki senze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana twarisomye bene data mu nteze amatwi, riratubwiye ngo mushake ibyiza mwe gushaka ibibi kugira ngo mubeho. Nibwo Uwiteka Imana Nyiringabo izabana namwe nk'uko mwibwira. Birashoboka ko wenda aba bahanuriwe ubuhanuzi bibwiraga ko Imana iri kumwe nabo, ndetse ibyiringiro ugasanga biri mu mitima yabo, bati Uwiteka ari kumwe natwe. Ariko Uwiteka agiye kubabwira ati niba mushaka ko ibyo mwibwira biba ukuri bikaba impamo, mushake ibyiza mwe gushaka ibibi kugira ngo mubeho. Nibwo Uwiteka Imana Nyiringabo izabana namwe nk'uko mwibwira. None se ibi byiza bagomba gushaka ni ibihe? Ndagira ngo ncunguze uburyo umwete, kuko ntabwo ijambo ry'Imana ryumvikana ari uko habaye gutinda mu magambo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cya 2 cy'Ingoma, igice cya 19 umurongo wa 3, tuhabona umwe mu batubanjirije Imana yitegereje ibona hari ibyiza akora birayishimisha, aho Uwiteka yabwiye uwitwaga Yehoshafati wari umwami w'Abayuda, arambwira atariko mu Kinyarwanda handitse ngo icyakora, nubwo mu zindi ndimi arariko nko mu Gifaransa, mu Kinyarwanda ngo ariko ngo icyakora hariho ibyiza bikubonekaho, kuko wakuyeho ibishushanyo bya Ashera mu gihugu, ukagambirira mu mutima wawe gushaka Imana. Ndagira ngo iri jambo naryo turizirikane, riri mu byiza Imana ishaka ko nkora nawe ukabikora. Ngo icyakora hariho ibyiza bikubonekaho. Iri ni jambo Uwiteka yabwiye Yehoshafati. Iri jambo ngo icyakora, iyo umuntu ajya kuribwira undi, birashoboka ko haba hari aho yamugaye, ariko yagera akamubonaho n'ibyo gushima. Nuko Uwiteka arambwira ati icyakora hariho ibyiza bikubonekaho. Nubwo wenda hari aho ateshutse, nubwo hari aho utagenze neza, ariko hari ibyiza bikubonekaho. Nanjye Imana imfashe, ndi umuntu gukiranuka 100%, ntago byapfa kunyorohera, ariko nibura Uwiteka agira ibyiza mbonaho. Nawe wenda Uwiteka agira ibyiza kubonaho. Wowe unteze amatwi, ye kukonaho ibibi gusa ngo abure n'ibyiza yakubonaho. Nuko Uwiteka abwira Yehoshafati ati cyakora hariho ibyiza bikubonekaho, kuko wakuyeho ibishushanyo bya Ashera mu gihugu, kandi ukagambirira mu mutima gushaka Imana. Biblia y'Igiswahili kavuga ngo walakini yameonekana mema ndani yako, kwa kuwa umeyaondoa maashera katika nchi, na umeukaza moyo wako kwa kumutafuta Mungu. Mu Giswahili birasobanutse neza cyane ngo walakini yameonekana mema ndani yako. Ngo icyakora hari ibyiza byabonetse muri wowe, kubera ko wakuyeho ibishushanyo bya Ashera mu gihugu, kandi umutima wawe ukawuhatira, na umeukaza
moyo wako kwa kumtafuta Mungu, umutima wawe ukawuhatira gushaka Imana. Imana imfashe umutima wanje ne kuzawerekeza mu itagira umumaro, nkuhatire gushaka Imana. Ariko nawe umutima wawe ntukawerekeze ku mugore utari uwawe, ntukawerekeze ku mugabo utari uwawe, ntukawerekeze ku butunzi bw'abandi, ku mafaranga y'abandi. Umutima wawe werekeze ku Mana, wawe ugira amahirwe. Bibiliya y'Igifaransa iri jambo nayo rivuga neza ngo mais il s'est trouvé de bonnes choses, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Nuko iri jambo ngo mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Nuko iri soare ngo ariko hari ibyiza byabonetse muri wowe, kuko wakuyeho, tu as fait disparaître du pays les idoles, wakuye ibishushanyo mu gihugu, kandi noneho uhatira umutima wawe ngo et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu, kandi wahatiye umutima wawe gushaka Imana. Bene data munteze amatwi, ibyiza Imana ishaka kudukora nta muhongani twaka. Irashaka ko ibyitwa ibishushanyo tubikura mu gihugu, mbega tutagira ibindi bintu twimika ibishaka kwigira nk'Imana, turasabwa kubyamagana. Ariko noneho imitima yacu twayihatira gushaka Imana. Ibyo ni byiza Imana yabonye kuri Yehoshafati, bituma Uwiteka munezererwa, aramwishimira. Icyakora ndagira ngo nkubwire mwene data, witwaga Yehoyada nawe yanejeje Imana. Mbere na mbere ngo yafashe umugambi wo kwitwa umuntu w'Imana. Arareba ati sinshaka ko abantu bajya bandeba ngo banyite umunyamahane, umujura, umusambanyi, umwicanyi se. Ati ndashaka ko abantu bajya banyita umuntu w'Imana. Nkuko tubisoma mu gitabo cya kabiri cy'Ingoma igice cya 26 umurongo wa 10 igice cya 23 umurongo wa 16 n'uwa 17. Ni igitabo cya kabiri cy'Ingoma igice cya 23, yani Second Chronicles chapter 23 verse 16 to 17. Nuko iri jambo rivuga Deuxième Chronique chapitre 23 verset 16 à 17. Ni jambo riri mu gitabo cya kabiri cy'Ingoma igice cya 23 umurongo wa 16 n'uwa 17. Handitswe iri jambo ngo maze Yehoyada asezerana isezerano ubwe n'abantu bose n'umwami ngo babe abantu b'Uwiteka. Iri jambo ngo maze Yehoyada asezerana isezerano ubwe, mbega wafata icyemezo nubwo abandi bakurikiyeho ariko niwe barebeyeho. Maze Yehoyada asezerana isezerano ubwe n'abantu bose n'umwami ngo babe abantu b'Uwiteka, babe abantu b'Uwiteka, be kuba ba Satani, be kuba abapagani, ahubwo bashaka kwitwa abantu b'Imana. Haleluya. Maze Yehoyada asezerana isezerano ubwe n'abantu bose n'umwami ngo babe abantu b'Uwiteka. Oh, Yesu nadufashe cyane. Bibiliya y'Igifaransa ivuga neza ngo Jehoyada traitant entre lui tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Nous Congo, Jehoyada traitant entre lui tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Nous Congo, Yehoyada afata icyemezo ubwe muri we, aravuga ati mu mutima wanjye ndashaka kwitwa umuntu w'Imana, ndashaka kwitwa umuntu w'Uwiteka. Hanyuma ngo n'abantu bose babireberaho, ndetse n'umwami witwaga Yowasi nawe ati uyu munsi wa none ndashaka kwitwa umuntu w'Uwiteka.
hanyuma uriya murongo wa 17 nk'uko nabivuze ngo nuko abantu bose baherako bajya ku ngoro ya Bali barayisenya. Urumva ko bakoze nk'icyo Yehoshafati yakoze, bajya ku ngoro ya Bali barayisenya, ibyotero bye n'ibishushanyo bye barabimenagura rwose. Iri jambo ibishushanyo bye, ibyotero bye n'ibishushanyo bye barabimenagura rwose. Matani umutambyi wa Bali bamwicira imbere y'ibyotero. Uwiteka dufashe cyane. Nuko uyu munsi wa none niba wahisemo kwitwa umuntu w'Imana, nta ukeza abami babiri, ibindi wiringiraga kubita hasi, ibindi washyize imbere shyira hasi, werekane ko wahinduye ubutegetsi, ko wahindutse umuntu w'Imana, kutakiri uwo hanze nk'uko babivugaga. Ndizera ko mwanteze amatwi. Oh haleluya. Iri jambo ngo nuko abantu bose baherako, abari bafashe icyemezo cyo kwitwa abantu b'Uwiteka, baherako bajya ku ngoro ya Bali barayisenya, ibyotero bye n'ibishushanyo bye barabimenagura rwose. Matani umutambyi wa Bali bamwicira imbere y'ibyotero. Bibiliya y'Igifaransa ivuga ngo tout le peuple entra dans la maison de Bali et il a démoli et il brisait ses auteurs, ses images, et il tuait devant les auteurs matants prêtres de Bali. Nuko iri jambo ngo tout le peuple, abantu bose, tout le peuple entra dans la maison de Bali et il a démoli et il brisait ses auteurs et ses images, et il tuait devant les auteurs matants prêtres de Bali. Nuko rero abantu bose bamaze kwefata icyo cyemezo bajya ku ngoro ya Bali. Mu Gifaransa ngo binjira mu nzu ya Bali barayisenya, hanyuma ibishushanyo bye ndetse n'ibyotero bye n'ibishushanyo bye barabimenagura rwose. Nyuma yo kubimenagura, il tuait devant les auteurs matants prêtres de Bali, bicira Matani imbere y'ibyotero. Ukurikije Igifaransa, uyu munsi wa none abahisemo kwitwa abantu b'Imana, ibishushanyo bya Bali turasabwa kubimenagura. Yega bigaragara ngo ijambo igishushanyo ni ikintu kidafatika ariko kigaragaza igifatika. Bega byumvikana ngo ishusho y'umwana w'umuntu ayireba, niba ari ishusho wenda yanjye njyewe Pastor Yakabumbye, akaba ari ifoto yanjye, urayireba ntabwo wayisuhuza ngo ukwikirize, ntiwayivugisha ngo nayikuvugishe, ariko ishobora kukubwira ko ari njyewe. Bigaragara ngo rero ushobora kuba wifatanyije n'indaya mukungitse, cyagiye muhagararanye, cyagiye mugendana, bigaragara ngo ni igishushanyo cyo gusambana. Nubwo batabonye usambana, ariko urabereka igishushanyo cy'ibyo ugambiriye gukora cyangwa se cy'ibyo ukora. Urabe maso, ntabwo bazakubona mu kabare uri mu basinzi ngo bavuge ngo uriya muntu ntabwo anywa, bazanavuga bati nta kuntu uriya nawe yabatanywa. Kubera iki? Nicyo gishushanyo uri kubereka. Ni urugero nabahaga. Ibishushanyo ni byinshi, ushobora kureba nabi, ukareba igitsure, nubwo utarwanya bakureba. Abantu batari kuri muntu ashobora kubagira amahane, ashobora kubarwana. Ushobora kurangaguza mu nzu uri umushyitsi, ukoze ijisho ware na hariya, abantu batari ko rero nubwo ntigeze mbona aho yiba, ariko narebye imyitwarire yewe natekereje ko ashobora kuba yiba. Ubwo byumvikana ngo ni igishushanyo babonye. Irindi bishushanyo byatuma batekereza ko uri umupagani. Shaka uburyo ahubwo wagira igishushanyo cyerekana ko uri umwana w'Imana. Haleluya. Shaka uburyo wakubahiriza iri jambo. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 4 umurongo wa mbere handitswe iri jambo ngo nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Abantu bajye badutekereza ko turi abakozi ba Kristo
n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Ndagira ngo dusome irindi jambo, amaherezo ya Yehoyada tuyarebe, nyuma ndababwira andi magambo make, nyuma dusenga Imana. Yehoyada amaze kugambira muri we kwitwa umuntu w'Uwiteka, yaba yarakoze ate? Igitabo cya kabiri cy'Ingoma, tureba amaherezo ya Yehoyada. Igitabo cya kabiri cy'Ingoma, igice cya 24, umurongo wa 15 n'uwa 16. Kuwa 15 haranditswe ngo ariko Yehoyada ashyize kera agera mu zabukuru arapfa. Ubwo yapfaga yari amaze imyaka 130 avutse. 16. Bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi hamwe n'abami, kuko yakoze ibyiza mu Isirayeli no ku Mana no ku nzu ye. Amen. Ariko Yehoyada ashyize kera agera mu zabukuru arapfa. Ubwo yapfaga yari amaze imyaka 130 avutse. Bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi hamwe n'abami. We ntabwo yari umwami, bamuhamba hamwe n'abami, kuko yakoze ibyiza mu Isirayeli no ku Mana no ku nzu ye. Ndizera ko wanteze amatwi, urabe maso. Intego yacu ni ugushaka ibyiza, ntidushaka ibibi, kugira ngo tubeho kandi Imana ibashe kubana natwe. Yehoyada amaze gufata umwanzuro wo kwitwa umuntu w'Imana. Tubonye uko yakoze kugira ngo Abisirayeli bamutangira ubuhamya ko ari umuntu w'Imana, nayo ubwayo imutangira ubuhamya, ndetse n'inzu ye, umugore n'abana, ngo yaje kubakorera ibyiza. Bibiliya y'Igifaransa ivuga neza ngo Jehoyada mourit âgé et la saisée des jours, et il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec le roi, parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Nuko risobanuye ngo Yehoyada apfa ashaje. Jehoyada mourit âgé et la saisée des jours. Nuko apfa ashaje ahaga iminsi. Ukurikije Igifaransa, yego mu Kinyarwanda ngo agera mu zabukuru arapfa. Ubwo yapfaga yari amaze imyaka 130 avutse, ariko agira iherezo ryiza, bamuhamba hamwe n'abami. Kubera iki? Ntabwo tube ngo kuko yari umukire cyane, suko wenda ari umunyedini runaka, suko yari umuzungu cyangwa umwirabura. Nuko yakoze ibyiza mu Isirayeli, akora ibyiza ku Mana, akora ibyiza no ku nzu ye. Imana igufashe mwene data, kora ibyiza, ntugakore ibibi, kandi ibyiza ubikorera Imana, ubikorere bagenzi bawe, musengana muturanye, ukora ibyiza no mu rugo rwawe. Hanyuma umugore wawe n'abana bagutangira ubuhamya, aba ariko n'umugabo wawe. Wowe unteze amatwi niba uri umugore, nawe agutangira ubuhamya, aba ariko n'abana bagutangira ubuhamya nk'ababyeyi. Ababyeyi bacu babatangira ubuhamya ko mubakorera ibyiza, ariko niko n'abana basabwa gukora ibyiza kugira ngo ababyeyi babo batangire ubuhamya. Uwiteka atugenderere cyane. Irindi jambo nshaka kuvuga ngana ku mwanzuro riri mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, igice cya 6, umurongo wa 8. Mika igice cya 6 umurongo wa 8, aho hari igisubizo cy'uwibaza atese ibyiza turashaka nibihe. Haranditse ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi cyari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikiza icyari cyo. Bigaragara ngo uyu n'uwibaza gatese ibyiza turashaka nibihe. Hanyuma ubuhanuzi buramanuka ngo yewe mwana w'umuntu we, n'uyu munsi wa nonange Imana irankoreramo kubifuza kumenya ibyiza bakora. Imana ikaba hafi yabo kandi bakabaho. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi cyari cyo
cy'Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ntabwo cy'Uwiteka gushaka ari idini, ntabwo ari Yesu ashimwe, ntabwo ari ndakuramutsa Mariya, ntabwo ari Isabato si icyumweru. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Cy'Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Iri jambo Biblia y'Igiswahili ivuga neza ngo mwanadamu, yeye amekuonyesha aliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Mapenzi ya Mungu si dhehebu, mapenzi ya Mungu si ubatizo, mapenzi ya Mungu si kila kitu chochote, bali ni kutenda aliyo haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Nizere kunteza amatwi mwene data, uranyumvise neza. Yewe mwana w'umuntu we, Uwiteka yakweretse icyiza icyo ari cyo. Biblia y'Igifaransa ivuga ngo on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, et que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nuko ndizera ko anteza amatwi. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Mbega ngo yakumenyesheje mwana w'umuntu, yakumenyesheje icyiza icyo ari cyo. Ukurikije Igifaransa, yakumenyesheje icyiza icyo ari cyo mwana w'umuntu we. In English, the word of God says, He has shown you, oh man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Nuko iri jambo rero mu Cyongereza, He has shown, oh man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Nuko bivuga ngo rero yakweretse, cyangwa se nibyo yakweretse icyiza icyo ari cyo mwana w'umuntu we. Icyiza icyo ari cyo mwana w'umuntu we, nta kindi uretse gukora ibyo gukiranuka, to do justly, to love mercy, no gukunda kubabarira, ndetse no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nuramuka ushyize mu bikorwa aya magambo, uzanezeza Imana. Ntabwo Imana igushaka idini gusa gukoma amashyi, irashaka ko ugerageza gushaka uburyo wahindura imikorere, ugakora ibyo gukiranuka, ugakunda kubabarira, kandi ukagendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Umenye ko nawe wababariwe, ntukabike inzika niba ukeneye kunezeza Imana. Kandi uramenye, uzibuke kwibuka guca bugufi, ntukishyire hejuru ngo wigire igitangaza. Ujye umenya ko Imana yakuremye ariyo iri hejuru yawe. Uwiteka yabwiye Abisirayeli, arababwira hara mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri igice cya 8 umurongo wa 12 wenda ukageza ku wa 14, arabwira ati numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza no kuyabamo. Iri jambo ngo numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe, n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibintu ufite byose bikaba bigwiriye. Ngira ngo nteze amatwi ngo numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo. Umurongo wa 13 ngo inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe
n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye. Nuko uriya murongo wa 14 ngo uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Uzirinde numara kurya ugahaga uraye maso ujye bikaguca bugufi. Nuko ndizera ko nteza amatwi ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe, ifeza zawe ariyo mafaranga, n'izahabu zawe, n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye. Uzirinde umutima wawe kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Uko biri kose ngeze aha ngaha aho mvuye, nigeze kuba ntagira kirenge ntagira shinya na rugero, nigeze kuba ntacyo mfite, ariko none Imana imihindurira amateka. Uzirinde nibiguhaye akazi, nibikugiye neza ukabona irakuzamuye mu ntera, urasaba kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Uwiteka dufashe cyane. Ndagira ngo ndangize hanyuma dusenga Imana. Buri wese asaba Imana ati Imana nanjye umfashe, nanjye nkunde kubabarira. Niba wabikaka inzika utikana kankura cya sinzabyibagirwa, nyakana kankoreye atya ntabwo nabyibagirwa ngo musuhuze, umenye ngo urarushywa n'ubusa, ntabwo ushobora kubona ubugingo buhoraho. Ndashaka kurangiza tugasenga Imana. Ijambo rya nyuma, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya 3 umurongo wa 10 n'uwa 11, hanyuma tugasenga. Handitswe iri jambo ngo kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. 11 kandi azibukira ibibi akora ibyiza. Intego yacu ni ngo dushaka ibyiza twe gushaka ibibi kugira ngo tubeho. Ndagira ngo rero wankurikiye, ndashaka gusubira muri aya magambo kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. Umurongo wa 11 kandi azibukira ibibi akora ibyiza, ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Ndagira ngo uyu mwanya rero umuntu wifuza kubaho ari ushaka gukunda ubugingo kandi akaba yifuza kubona iminsi myiza, amahoro akamugera akagera mu rugo rwe, azibukira ibibi akora ibyiza, azibukira ubusambanyi, azibukira ubujura, azibukira ubwicanyi, azibukira ubusinzi, azibukira ingeso mbi z'uburyo butandukanye, akora ibyiza. Imana idufashe rero kubw'amagambo tubwiwe, waba uri umusore w'umukobwa, uri umugabo uri umugore, kora ibyiza, asigaye Uwiteka kugire neza. Ndizera ko munyumvise. Tujya gusenga Imana. Dusenge abifuza Uwiteka yabane natwe. Imana iduha imbaraga zo gukora ibyiza, tuzibukira ibibi, abagabo, abagore, abahungu n'abakobwa, abafashe umwanzuro. Reka dusenge. Mana data watwesoraho mu izina rya Yesu, urakoze cyane kubwira ijambo ritambutse. Tanga imbaraga abantu barishyire mu bikorwa, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, mu izina rya Yesu. Duhe imigambi nk'uwa Yehoyada, tugambire kwitwa abantu bawe. Nyamuneka amazina yandi mabi turayanze, turayamaganye, kandi ibishushanyo bya Baali ibijya bigaragaza Satani, duhe imbaraga zo kubisenya, dukore ibyaguhesha icyubahiro. Izina ryawe niryubahwe. Ngushimiye kubyumvise, ugize neza kuri abishoboza abagabo, ukabishoboza abagore, abahungu n'abakobwa, kandi ugashyira muri twebwe imbaraga zo gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira ndetse no kugendana nawe twicisha bugufi. Uko wadukorera kose tuye twibuka ko turi abantu, nawe kuri Imana ishobora byose. Izina ryawe niryubahwe. Ngushimiye kubyumvise, nanjye nsenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen.